ese kubera icyo abantu mwahindutse kuki mutagishaka kwiga? Ahari wenda no kubera wumva ngo ibibazo cyangwa se stress z'amasomo, ikindi amageto, amacumbi, amafaranga, simbizi impamvu urubyiruko mutagishaka kwiga. Ariko niba ubishaka ukaba warasoje 6e cyangwa se level 5 senior 6 ntago mbizi, ukaba nyine warabuze kaminuza for example ya leta, ukaba warabuze amafaranga yo kujya kaminuza nyine nk'umu privé, bayo mwereka hano kaminuza ni nkaho navuga y'ubuntu. Urasabwa ikintu cyonyine kimwe, ni cy'abantu benshi sinzi niba ari cyo buri kuramira. Vayo sasa tugendane. Icyo ugiye gukora muri hangana nyine iyi video na biri bwihute, sibyo? Yego muramfasha itihuta nyine kugira ngo tubashe kureba twese. Link ndayishira muri comment, uraza kuyibona, ni muraza kuyisanga. Sasa wowe icyo urasabwa urayaccessinga, uze urabona nkuko uri kuyibona. Iyi application yacu cyangwa se application yacu iri kubura iminsi 17 iracyahari, buryo wakora application nawe ukajya kwiga. Sasa ikintu urasabwa nyine ni ibintu bitarenze, ni ibintu ufite, ni ibintu nyine. Iyo application nabonye bafata abantu benshi kandi nyine ku tuntu ducya nyine tworoheje. Icyambere sasa n'uba wagezemo ngiye kubikoreka ku buryo utaragira ikibazo nyine cyo kuba wayikorerwa. Uraza ushyiremo hano izina, wenda reka for example nshiremo iryanjye Robert, n'irya nyuma national ID wishyiremo. Yego ugomba kuyishyiramo for example tuyishyizemo, ubwo uhitemo kuri umugabo cyangwa umugore, ukomeze kuri email igomba kuba nyine iri ku murongo, ukomeze address, wenda suppose kari ya mbere nge ndi kukwereka, uhitemo u Rwanda nyine ku gihugu wavukiyemo, sinzi niba uri umunyarwanda. Nurangiza ukomeza hano kuri select campus, aho campus nyine ni ebyiri. University ikora mu campus abiri hano mu Rwanda, ija mbere ni Kigali campus, iya kabiri ni Nyagatare. Sasa we uraza uhitemo nyine iyo uri desire cyangwa se wifuza nyine kuba wajyaho. Icyambere ugiye guselectinga campus, ureba nyine ahantu hari ubuzima nyine bwawe. Ushobora kuba uri umunyakigali nyine ukumva ko ushaka gustayingaho, ibyo byo naribi. Ushobora kuba nyine wumva nyine nta kuntu bimeze mu ikofi yawe, ugahita uhitamo nyine bitewe n'ubuzima. Sasa wenda reka twihitiremo Nyagatare. Ukimara guhitamo Nyagatare rero bahita bakwereka nyine ibindi kuko ntabwo biba birangiye. Aha choose option, uraza ukava nyine bitewe n'ikintu wize. Of course nicyo ushaka gukomeza, kaduhitemo business administration bitewe n'icyo wize nyine. Then documents ziba zikenewe sasa hano ni utuntu dukeya nyine, ni ibintu bikeya. Ikisa nk'ikibagoyeho gatoya yuko nyine wishyura 5,000 nyine adasubizwa. Murabiza ama application yose niko biba bimeze, ukishyura 5,000 kuri bank. Dore account baba bayiguhaye, accounting baba bayiguhaye, ukagenda nyine ukishyura, bakavuga iriya slip baguha, iriya ni border. Yego iriya border baguha ni uza nabwo ukayaploadingamo. Sasa aha hakenerwa national ID, sibyo? National ID igomba kuba iri PDF cyangwa se ifoto, ariko nanone bikaba bigaragara neza. Iya kabiri ni high school certificate cyangwa se result slip. Iya gatatu ni bank slip nyine ya juba wishyuriyeho bino 5,000. Iyo usoje uhita ukora submit application, igahita igenda rwose, nawe nyine ukaba umunyamahirwe wo kuba wajya kwiga muri kaminuza. Abandi bameze neza barakomeje. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Gatime Media. Ndindimiro nk'ibisanzwe nyine ni wa muhungu wanyu. Agatangazo gato, ejo bundi mperutse kubakora video yuko wabona data nyine. Sinzi niba mukibifata nka scam, ariko nyine ntibyanyabyo. Ugende urebe video nyine, n'ubundi nayishyize muri karate y'iyi video, uraza kuyibona urebe nyine uko watsindira megabyte. Ikindi ibintu bijyanye n'amasomo, ibintu bijyanye no kwiga ibintu bitandukanye, ama editing n'ibindi, watubwira tuba duhari. Urebe muri comment, n'ubundi uraza kubonamo channel link, ubwo ndavuga ya WhatsApp, ubashe kuduployinga kugira ujye ubona amasomo on tune.